hari ibintu byinshi bitavugwa na kenshi cyangwa se ibintu byinshi bidakunzwe kuvugaho ariko nyine bibaho. Twese turabizi ko habaho abagabo se cyangwa abasore b'indahemuka cyangwa se abasore bafite umutima w'indahemuka. Wa musore se cyangwa wa mugabo ushikamye ku rukundo rwe cyangwa ushikamye kuwo akunda, niyo isi yose cyangwa reka dufate urugero nk'iyo abantu bose bari ku isi baba bahinduwe igitsina gore cyangwa baba bahinduwe abakobwa beza we wumva waba utekereza, ariko akaba habaho nta gishuko na kimwe cyamukura ko ashikamye cyangwa se ko akunzwe. Yego ntabwo aba ari umumarayika se cyangwa indahemuka nk'uko nyine 100%, ahubwo aba ari wa muntu nyine just umuntu witwa umuntu w'umugabo nyine ni wa muntu waba warahisemo kuba indahemuka, ko bakunda cyangwa ko bari kumwe yewe no ko bashakanye. Ntabura buriya ibimusunika cyangwa se ibimushuka nyine ibimucira amarenga cyangwa se abamucira amarenga yewe banamukurura haba hakorera ahaba ndetse ahanyura, ngo nyine akenshi na kenshi banamugaragariza ko nta kibi kirimo, ariko agahitamo gutuza agashyira umutima hamwe, akibuka iryo jisho ry'umuntu nyine rimureba cyangwa se akibuka mu maso haho umuntu mureba bari kumwe bakundanye, cyangwa se umutima uhora umutekerezaho ndetse n'icyizere uwo muntu yamugiriye, we nyine agahita yumva ko agomba kuba nk'umuntu w'umugabo kandi just nk'umuntu w'indahemuka. Mu gihe benshi bavuga ko urukundo bisaba umutima umwe gusa cyangwa wa mutima ushikamye nyine w'indahemuka nk'uko turi kuvuga, we aba ashaka ko nyine yerekana ko binasaba gutekereza neza. Ntabwo urukundo ari ukuvuga ngo ni uko ufite umutima umenetse kandi umutima nyine ukunze cyane. N'umuntu ucanye inyuma burya si uko aba adakunze umuntu, ushobora gusanga n'uwo guciye inyuma ari umuntu uri hasi kandi ari nagukunze cyane kurusha n'uwo nguwo utaguca inyuma. Ese ni iki kimutandukanye n'abandi cyangwa ni iki kigaragaza umuntu nyine cyangwa se umuntu w'umugabo cyangwa umusore udacana inyuma cyangwa se utaca inyuma uwo bakundanye cyangwa se uwo bari kumwe, yewe n'umugabo utaca inyuma uwo bashakanye? Iyi imitekerereze tugiye kwinjiramo yihariye kandi itangaje ishobora gutuma uwo umuntu akunda cyangwa se umugabo akunda atamuca inyuma, cyangwa se iyo mitekerereze n'ukuntu yitwara biba bigaragaza ko uwo muntu kabisa mu rukundo cyangwa se ku muntu bari kumwe, yaba ye n'umuntu nyine bafitanye projet runaka cyangwa ikintu runaka bakora, nyine atari wa muntu waguca inyuma ngo abe yagutenguha, nyine muri make wa muntu w'umugabo kandi ndetse umugabo w'indahemuka. Reka noneho twinjire mu bwonko bw'indahemuka cyangwa uwo mugabo w'indahemuka psychologically. Nk'uko tubizi psychologically ni ukureba nyine imitekerereze y'abantu cyangwa se icyo abantu batekereza mu gihe ibintu bimeze gutya, cyangwa se ibyo abantu bagiye batandukaniraho mu mitekerereze y'abantu. Noneho tumenye ese ni ibiki bimuyobora, kandi noneho tumenye koko se birashoboka umuntu w'umugabo cyangwa umusore n'ukuntu tuzi bakozwe mu irari akaba yaba ataca inyuma uwo bari kumwe. Kuba umugabo cyangwa umusore uhitamo umuntu umwe gusa cyangwa se umugore umwe yewe umugirlfriend umwe, ni ibintu kabisa biba biranga umuntu w'umugabo pe kandi umuntu w'indahemuka, bitewe n'ukuntu nyine tuzi nyine icyerekezo cy'isi cyangwa se uko ibintu bisigaye bihagaze. Noneho tugiye kubyinjiramo neza tumenye ibitekerezo biranga uyu muntu cyangwa uyu mugabo w'indahemuka, ndetse tunamenye neza ese yitwara gute cyangwa se wamumenya gute umubonye. Akenshi na kenshi umugabo cyangwa se umusore w'indahemuka mu rukundo cyangwa se nyine udacana inyuma, iyo wabashije kuba imfura kuri icyo kintu kabisa ukaba utaca inyuma uwo muri kumwe, ukaba nyine wakubaha ijisho rye ndetse n'amarangamutima yakugiriye kabisa, nta kindi kintu cyabaho cyane cyane n'ikintu cyerekeye ku mafaranga cyangwa ibindi bintu byose wajya upfa guhemukira, kuko aho ngaho nizo ntege nke za mbere z'abagabo, kuba nyine utaca inyuma uwo muntu muri kumwe. Rero iyo wabashije gutambuka uwo mutego kabisa uba uri umusore cyangwa se uri umugabo kabisa w'indahemuka. None reka tubyinjiremo neza, menya ko wakoze subscribe, please mukore subscribe kuri KDR Entertainment, umuryango yewe ube mugari wowe mukore subscribe nta kibazo. Noneho wipfe n'ukanda like kuri iyi video, ni iby'agaciro. Reba handitse like ukandeho, comment n'ingenzi n'igitekerezo cyawe. Reka noneho tubyinjiremo tubinonosore. Ikintu cya mbere ugomba kumenya kiranga nyine uwo mugabo cyangwa se uwo musore udacana inyuma kabisa, umusore ubona ugatuga ngo uyu muntu nyine akomeye ku rukundo rwe kandi n'ibindi bintu byose asa nk'aho ari umuntu w'indahemuka. Akenshi uyu musore cyangwa uyu mugore arangwa no guhora avuga ngo uwo bari kumwe cyangwa se umugore washakanye amufata nk'inshuti ye magara cyangwa se inshuti ye ya mbere. Abantu ntabwo tuzi gutandukanya ikintu bita urukundo ndetse no kuba inshuti. Buriya urukundo ni ikintu kimwe no kuba inshuti ni ikindi kintu, ariko iyo wabashije kubikombina hamwe ukagira umuntu urukundo ndetse munari n'inshuti kabisa, intambwe ya mbere uba wahiteye yo kuvuga ngo uyu muntu even more nshobora kunshika nkaba namuca inyuma, ariko kabisa uwo muntu aba afite amahirwe yo kuba atacana inyuma. Wa muntu nyine ubona ugukunze kabisa, mwanaganira ukabona ko nyine harimo n'ubushuti, atari kwa kundi byitwa urukundo umuntu agukundana gute nyine usanga n'umuntu yagufashe nk'ikindi kintu.
hari abo yita inshuti cyangwa se hari abo yita inshuti z'akadasohoka, harimo n'abakobwa cyangwa se abo bagore, ariko we nyine yakujya akavuga ngo ni urukundo, uwo muntu nyine aba yaguca inyuma. Ikintu cya kabiri gishobora kuranga nyine umugabo cyangwa se umusore utaguca inyuma, akenshi arangwa yuko nta kintu na kimwe gituma nyine ahora ashaka guhagarara ku cyizere cye. Wa muntu uhora uvuga nyine ngo ngewe icyizere ni nk'ikirahure, iyo kimenetse ntabwo cyongera gusubirana. We nyine yubaha icyizere nyine yagiriwe, kuvuga ngo umuntu yampaye icyizere abasha kunshyira mu mutima we, angira uw'agaciro bingana gutya, we agahora agendera kuri icyo kintu yubaha, avuga ngo ngewe iki cyizere umuntu yangiriye even more nubwo nahura n'abandi benshi bakingira, ariko kabisa reka nubahe uwo nanjye nabashije kuba nakigirira, noneho urukundo rwacu rukomeye. Aburiya abazi guha agaciro icyizere mu rukundo, kuko abazi ko urukundo imbaraga zarwo ndetse n'ukuntu rubabaza, ibyo byose abiha agaciro, ndetse akagumya yigirira n'icyizere nk'umuntu w'umugabo, kandi naba ashaka ko rwakangirika agerageza gukoresha imbaraga ze zose mu kugira ngo arusigasire cyangwa se arwunge naho rusha nkaho ruba rwaca ngo rwangirike. Ikintu cya gatatu kiranga ibitekerezo by'umuntu utaguca inyuma cyangwa se wa mugabo utazi gucana inyuma, akenshi ibyo yumva ku bandi cyangwa se ku bandi bantu aba yumva kuri we atabikora. Akenshi sosiyete ikikijwe n'abantu babi cyane, cyangwa se dukikijwe n'abantu nyine bafite imico itandukanye. Uko utekereza siko mugenzi wawe atekereza, ndetse uwo mugenzi wawe uko atekereza udasanze ariko utekereza siko n'uwo wa gatatu atekereza. Twese usanga buri muntu wese hafi ya twese aba afite ibitekerezo bye, uko atwara ibintu, uko yizerera mu bintu, ndetse n'uko yumva ibintu. Ntabwo abantu wese bumva ibintu bimwe. Noneho hari umuntu uba wumva ko wenyine gutunga umugore umwe nyine, even mo nk'abasilamu bumva gutunga umugore umwe byo nyine ari nk'icyaha nyine kuri bo. Bumva ko nyine nta mugabo utunga umugore umwe. Ni imyizere yabo, ni imyumvire yabo, kandi ntacyo bibatwaye. Hari n'undi muntu uvuga ngo gutunga ngo umugore umwe gukunze ngo ni ububwa, ibintu nk'ibyo. N'ugasanga buri wese afite imyizere ye. None usanga umugabo utagira imico yo gucana inyuma, cyangwa se utagira wa muco wo kuba yacana inyuma, we aba yumva ko imyizerere y'abandi cyangwa se ibyo abandi bantu bumva ndetse bakora, we nyine atabigenderaho, cyangwa se ngavuga ngo basi uwo mujya abandi bagenderaho ngo nanjye mugende. We yumva ko ibyo bimurimo cyangwa se icyo yiremyemo, kwa kundi just ubundi nta mugabo udafite ngo ikintu ngewe ngendera kuri uyu mujyo cyangwa ngendera kuri iki kintu runaka. Buri mugabo wese afite ikintu ngo ngewe uko byaba bimeze kose, nimba ndi umuntu w'umugabo ngomba kugira izi guidelines, ibintu binyobora ndetse n'icyerekezo cyanjye kindanga. Rero abavuga ngo ngewe ibitekerezo by'abandi, ibiranga abandi cyangwa se ibiyobora abandi, ngewe si ngombwa ngo binyobore, ngewe nyoborwa n'ibyanjye gusa. Ndetse yaba yarayobowe no kuvuga ngo nzazaba indahemuka ko bakundana, ndetse akaba yagumya akabihagararo paka ageze nyine ku rukundo rwe, ndetse uwo nguwo bari kumwe bakabana nta kibazo bafitanye, ndetse atamuca inyuma. Ikintu cya kane kiranga imitekerezo y'umugabo udacana inyuma, cyangwa se uwo musore w'indahemuka mu rukundo, akenshi na kenshi ahora yumva atakifuza undi muntu. Ahangaha nyine kuri iki kintu biratangaje cyane, kugira ngo ubashe kukimenya wenda uri umukobwa, akenshi biba bigoye cyane. Ni handi uba usanga uyu muntu we ntatinya kukuvuga nyine mu bantu bose baba bari kumwe. Akenshi na kenshi umugabo se cyangwa umusore iyo ageze mu bandi bantu, even mo harimo n'igitsina gore cyangwa se abandi bakobwa yewe n'abandi bagore, ari kumwe na girlfriend we, umugore we, bageze muri iyo situation nyine kuganira abandi bantu, noneho usanga ari hantu imitoma yaguteraga, ibyiza yakuvugaga cyangwa se ibindi bintu bikurata ahita biceceka. Numba ari byo yakumenyereje ugahita usanga ntari kuvuga, kugira ngo wenda tubona ko yageze mu bandi banagira ibindi biganiro. Uhita usanga none wa muntu we noneho udahemuka mu rukundo, usanga windahemuka mu rukundo, ahantu hose ari, yaba ari mu bandi bantu, we agumya ari wa wundi just umuca kugaragariza muri mwenyine, muri ahantu habenyine urukundo rukomeye cyangwa ibintu biremereye. Niyo haba hari abantu babacikije benshi, ndetse ubona harimo n'abandi bamugusha cyangwa se yagirira irari, we agumya agaragaza ko uri wa wundi, avuga ibyiza byawe, ibyo akubwira mutari kumwe nabo nawe ngaho akabikubwira. Kabisa umugabo utambuka icyo kintu, ndetse umugabo uhora wumva atakwifuza undi muntu ngo mubangikiranye nawe, uwo musore ugaragaza iyi mico tuvuze hano nawe aba ari indahemuka mu rukundo, cyangwa se umugabo aba atapfa guca inyuma uwo bashakanye bagiranye igihango cyo kubana ubuziraherezo. Ikintu cya gatatu cyangwa imyitwarire ya gatanu igaragaza umugabo w'indahemuka mu rukundo, utabasha guca inyuma uwo bakundanye, buriya akenshi na kenshi arangwa no kubwiza, nyine aranga no kutita ku bwiza bw'abandi, ndetse n'ibintu bishobora kumuhindura ibyemezo bye. Buriya abagabo ikintu cyinshi kitwica ni byo tubona, ndetse na how we care, uko tubyitaho. Twese tushobora kubona umukobwa, cyangwa se turi nk'abagabo nka batanu ahantu hamwe, hagacaho umukobwa mwiza, buri wese ahita abona, akimubona hari ikintu ahita atekereza, hari ukuntu abyitaho, hari ukuntu nyine mu bwonko bye just bihita bitangira kumera.
rero urwego rw'ukuntu afata ibintu uwo mugabo cyangwa se urwego rw'ukuntu atwara ibintu we aba arangwa no kudaha agaciro cyangwa se kudatinda ku kintu ari kubona ako kanya, just cya kintu cyahita kimuvana kuri cya cyemezo cye twavuze, nk'uko aba arangwa nyine n'umuntu uhangana cyangwa se uhagarara ku byemezo bye. Kugira abaharanira yuko icyemezo yafashe even mo haza abantu beza benshi bakuruta, atari ukuvuga ngo nuko nyine atabakunda cyangwa se ngo nuko batakurusha ubwiza ndetse banakurusha ibintu byose, ahubwo we agahagarara ku kintu bita icyemezo, ndetse no kuba nyine umuntu w'umugabo kumva ko umugabo ari ukudahemuka aricyo kimuranga nyine. Ikintu cya gatandatu cyangwa se umuco ndetse n'imyitwarire ya gatandatu iranga umugabo utarangwa nyine no gucana inyuma cyangwa se umusore udaca inyuma uwo bakundanye, buri gihe akenshi arangwa no gutekereza uko ibyo akora cyangwa se ibintu byose yakorera byakora umuntu byaba byagira ingaruka mbi ku bo bakundanye. Buri gihe intambwe yose agiye gutera, yaba intambwe mu kazi yahagiye, ibintu byose we aba yumva ko agomba kukubwira cyangwa se kumva nyine ko nyine anytime ikintu cyose aba ari bukubwire cyangwa se move zose afite ukabona ko nyine we afite pressure cyangwa se afite pressure yuko wamenya icyo agiye gukora even mo cyaba ari cyiza ndetse kitaba ari na cyiza ariko ukakimenya. Kabisa umuntu aba arangwa nuko nyine we buri gihe aba yumva ko ikintu cyose agiye gukora imitekerereze yawe, kuko abantu bagiye imitekerereze imeze kimwe, cyane cyane abakobwa cyangwa se igitsina gore, kumva ko umugabo agiye ahantu agatindayo, uyu mukobwa cyangwa se umusore agiye ahantu agatindayo, ahita yumva ko just as usual ibintu bisanzwe abagabo barangwa no gucima cyangwa se bamenyerewe nuko bacira n'inyuma cyane, ahita yumva ko ntari byo wagiyemo. Wowe wa mugabo nyine w'indahemuka mu rukundo, we aba yumva ko ahagaze ku cyemezo cye, burya arangwa no kumenyesha umukunzi cyangwa se kumwumvisha aho agiye, ndetse kugira ngo abashe kugumya atsinde icyizere cye, nk'uko birangwa mu byemezo ahora afata, kuvuga ko azaharanira kugumya afitiwe icyizere n'uwo muntu bari kumwe. Ikintu cya karindwi kiranga uyu mugabo cyangwa se uyu musore, ndetse uyu muntu ufite ubunararibonye mu kudahemuka cyangwa se twise indahemuka, akenshi na kenshi abavuga ko nyine ubudahemuka ntabwo ari hamwe, nyine kumva ko utahemukira umuntu mu rukundo ntabwo abifata nk'hamwe, ahubwo ni icyemezo. Ko buriya ihame ari ukuntu nyine ibintu bigenda ihame ukaba warirenga, ariko kuko ihame usanga nyine abantu bagira amahame ajya kumera kimwe, ariko ibyemezo abantu bafata buri gihe biba bitandukanye. Kandi muri kumva neza, we nyine aba yumva ko kudahemuka ntabwo ari ihame, we abifata nk'icyemezo, we ariyemeza ngo njye sinzakoresheje, kuko buri muntu wese agira ibyemezo bye, ariko usanga abantu bagira amahame ajya gusa bitewe n'ukuntu uri kureba ku bandi. Nyine amahame atuma ugira ibyemezo ufata, ariko nyine amahame nubwo mushaka kugira ameze kimwe ntimwafata ibyemezo bimwe. Rero no abahangwa no kumva ko kudacana inyuma cyangwa se kudahemukira uwo muntu muri kumwe ntabwo ari ihame, ahubwo ni icyemezo just on herself on himself aba yafashe ku giti cye kugira ngo agikomereho. Aba yumva nyine ko agomba we gukomera ku cyemezo cye, wa muntu uvuga ngo ngiye mpagarara ku ijambo. Unasanga naho abantu akenshi banakira, kuko we usanga ko ikintu cyose avuze cyo byamusaba cyose painful, ububabare cyangwa ikintu cyose byamusaba agomba kucacivinga cyangwa kukigeraho, nk'uko nyine kudacana inyuma ari ikintu kiba kigoye cyane ku bagabo, none yabashije kugitambuka, urumva ikindi kintu cyose yahura nacyo aba yabasha guhangana nacyo. Ibintu bigira byose kuri ibi cyangwa se imyitwarire yose igera kuri irindwi ni iranga umugabo se cyangwa umusore w'indahemuka mu bijyanye n'urukundo, ndetse wamaramaje yuko atazigera aca inyuma uwo bakundanye cyangwa se uwo bari kumwe. Ese uyu muco nimba uri umusore urayifite? Ufite n'ingahe? Ese umusore wawe cyangwa se umugabo wawe afitemo imico ingahe? Ubona ari indahemuka cyangwa nyine ubona ari aho nyine ibintu bisanzwe? Nimwumve ko nyine guca inyuma nyine byabaye nk'ibintu bisanzwe, ko nyine hari abagabo bari indahemuka pe, akaba ataguca inyuma kandi akomeye. Nimukumve ko nta bagabo bagihari nyine bafite iyo mico, barahari, ahubwo wemenya ngo iyi mico ndayimenyera kuwuhe muntu, nditwara gute? Ese ngende umugabo ufite iyi mico ko numva nshaka kutazigera nca inyuma uwo twakundanye cyangwa se uwo turi kumwe, namugaragariza iyi mico kugira ngo ntsindire icyizere cye. Ni imico irindwi nyine yose turebeye hamwe. Nuba wumva nyine ushaka gukomera mu rukundo cyangwa ushaka guhagarara mu rukundo, genda wowe umugaragarize cyangwa se uyikomereho, kabisa bizagenda neza. We twari kumwe aka kanya kugeza twumvira isomo ry'uyu munsi umuntu w'umugabo. Iyi yari nk'initi nyine bya ibitekerezo nyine birangwa n'abanyabwenge, cyangwa bya ibitekerezo duhora tubanyuzaho nk'iby'abanyabwenge. Menya ko wakoze subscribe ni ingenzi, please like ko iyi video ni iby'agaciro, kandi tuze no kubana mu bindi biganiro by'ubwenge nk'ibi. Ciao ciao.